mu itorero rya ADPR cya hafi yego harimo umuntu wari uri guhanura. ADPR tuzi ko ari itorero ry'umwuka yego ry'abanyamwuka siripure ni abanyamwuka rwose pe, ariko byantunguye aho mu itorero rya ADPR cya hafi bafashe umuhanuzi ari guhanura kuko badashaka ko ahanura baramucecekesha. Abyanze haza umugabo umwe ni perezida wa korali Betesida ahita amurya kaci amutera kaci aramuniga abandi baraza barakubita mu rusengero mu nzu y'Imana barangije bakubita umuntu uri guhanura. Reka mpereze ubutumwa abantu bakubise umuhanuzi w'Imana, bamukubitiye mu rusengero rw'Imana bakamukubitiramo ari guhanura. Uyu munsi wa none akaba ari mu bitaro akaba ababajwe n'inkoni mwamukubise. ngo nkwibutse ko ubaye wifuza kugura inzu yo gukoreramo cyangwa yo guturamo, kugura ikibanza cyangwa umurima wo gukoreramo iby'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, twegere tugufashe. Duhamagare kuri iyi nimero 0787 32 42 19. Umuranga mwiza aguhuza n'icyo ushaka. Ntangiye ngusuhuza kandi nkwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese, we mukunzi wacu ubana natwe ukurikira ibiganiro byacu ndetse n'inkuru zacu 5 umunsi ku wundi. Amahoro y'Imana nabane nawe. Ntibisanzwe nge wumva nikongoboka Miriam Theo, ntiwayobye aha ni ku Baheburayo TV. Ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umuntu w'Imana nkuko muri kugenda mubibona kuri screen zanyu. Reka tumusabe n'ubundi atangire adusuhuza anakwibwire wari udukurikiye. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Umeze neza? Meze neza. Urakomeye? Ndakomeye cyane. Ubu rero ndumva nshaka kwicisha amatsiko abantu bakubonye ari bwo bwa mbere. Yego. Nge nari nkukumbuye. Yewe nanjye nuko twari dukumburanye. Uzi ko wicaye kuri kamera nakureba nkahita nibuka ko aribwo nari nkukumbuye. Yego. Twari dukumburanye kandi nibyo abana b'Imana bagomba guhora bakumburanye. Yego. Uri amahoro? Ndi amahoro. Kuba kubonye aribwo bwa mbere witwa nde? Nitwa Angelique Uzamukunda. Uzamukunda Angelique. Yego. Hari abantu bahita bibaza uyu muntu ni umumama, ni umukobwa? Angelique uyu nguyu mureba cyangwa se mugiye kumva ni umumama wubatse urugo. Yego. Nishimiye kubana namwe rero nshuti zanjye, abambonye bwa mbere, abasanzwe banzi mwese, ikaze kuri uyu murongo wacu muze tuganire, kandi rwose nzi yuko umuntu wese ari bubigiriremo umugisha. Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo mbere ko twinjira mu kiganiro manze nanone nsubize abanyandikiye muri komanteri bajya bambaza ngo ariko ngo jya utubwira n'uwo muntu ngo haherereye. Yego. Uherereye ku Ruyenzi mu mudugudu wa Nyagacaca, akagari ni aka Ruyenzi, umurenge ni uwa Runda. Ababyumva ni mu karere ka Kamonyi, ntara y'Amajyepfo. Aho ngaho hafi, aho ngaho niho ntegerereje Imana n'amafaranga. Ejo bundi hari umuntu wigishije ijambo ry'Imana, arangije aravuga ngo abantu bose bari gusengera amafaranga ngo bamaje kuba ibigarasha, ngo nta jambo ry'Imana rikiriho, ngo nta n'amafaranga bazabona, ngo ahubwo bamajije kujya mu murongo utukura. Mpita nibaza ikibazo kimeze gutya, ndavuga ngo kubera iki tutazashaka Imana, noneho nitumara kuyishaka tuyibwire n'ibyo dukeneye, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa, kandi ushatse wese azabona, n'ukomanze wese azakingurirwa. Ikibi ni ugushaka, ni ukujya gusenga ugasengera amafaranga. Yego. Ariko ntukore, kubera ko biravuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Bivuze ngo niba usenga ariko ugakora, uri mu murongo w'icyo Imana ishaka, kuko izabona naho ihera iguha umugisha. Rero niba yarabivuze agendere ko umuntu wese utanga icyifuzo cyo gushaka amafaranga uwo nguwo ari mu kigarasha, ahubwo Imana imukomeze. Imana imukomeze. Ni ukuri. Imana imuzahura ahubwo
kuko azi ko ari twe tuzahaye nyamara nawe Imana ikwiye kumuzahura. njye mbona yararenze umurongo. Yaravuze ngo twe turi mu murongo utukura. Ahubwo njye ndangije nsubira inyuma nditekereza, ndavuga se koko turi mu murongo utukura cyangwa utwigishije ashobora kuba ariwe wageze mu murongo akumva ko n'abandi bageze mu murongo utukura. Ikintu cyo nemera biterwa n'uko usaba Imana. Buriya gusaba Imana biratandukanye. Nimba tugiye gusenga, ngewe Angelique nshobora kuba ngiye gusenga, ngiye gusaba, mfite ibyo ngiye gusaba, mfite n'umunsi ngomba kujya gusenga ngiye gushima, mfite n'umunsi ngomba kujya gusenga wenda mfite abandi ngiye gusengera, kuko ni ibintu bigiye bitandukanye, tape pari tape. Uyu munsi nimba Imana hari icyo yampaye, hari undi utari yakibona, bivuze iki rero? Ni nkomeza nkukomeza, sibyo? Rero ahubwo wenda yari kuvuga ati mu bantu bari gusengera amafaranga, Imana ibafashe bayabone bagaruke mu murongo wo gusenga, kuko buri hari igihe dusenga tubabaye bitewe n'ibitubabaje, ariko ntitwibuke yuko hari ikindi dushobora kuvuga bitewe n'ikitugaritse umutima wacu. Ngewe umutima wanjye ndumva ushaka amafaranga, cyangwa ndumva ushaka umugabo, ndumva ushaka umwana, ndumva ushaka ari ibintu byinshi. Njya nkunda kubwira abantu bajya bitwaza ngo hari inzayimana. Inzayimana ntabwo tuyihakanira hari, ariko wibuke ko muri inzayimana harimo ibintu byinshi. Harimo nzaguhondagura, nzakuvuma, nzaguha umugisha, nzakugirira neza. Muri nzayimana, nzayimana buriya harimo abantu bajya bavuga ngo tubitse nzayimana, ndabyemera, ariko muri iyo nzayimana ubitse ni iyihe? Ni uwuhe murongo ubitse? Ni nzagusa, cyangwa ni nzaguhondagura, cyangwa ni nzakugirira neza, cyangwa ni nzakugaburira? Banza utekereze muri iyo nza ni iyiki. Uvuze iri jambo uyu muntu yavuze, ngiye kuvuga ngo uyu mugabo mpita nibuka ko ntazi niba ari umugabo cyangwa umugore kuko ntiwameshoninze igitsina cyiwe. Yego. Nibuka umwigisha wigeze kuza iwacu yigisha ngo agaciro n'umwana ni ukuba ufite umwana. Yego. Ibintu yari avuze ni ukuri. Yego. Kuba ufite umwana, ndavuga kuba ufite Kristo muri wowe, ni ukuri. No mu buzima busanzwe, kuba ufite umwana, umubyeyi ni agaciro gakomeye, ni agaciro gakomeye. Ahantu yageze akabivuga nabi, yaravuze ngo abantu badafite abana nta gaciro mufite. Uri kumva? Ngo nimushaka mukomereke, ngo ndabakomerekeje, ngo ntacyo muri cyo. Uri kumva ukuntu yari yabivuze? Byari byo, ariko ageze ahangaha yibuka ko abadafite abana rimwe barabakeneye, kuko ku gaciro koko ntibagafite. Ikindi wasanga ari we musonga ndi gusengera. Yes. Ahangaha yakagombye kwigisha akavuga ati ni ukuri n'abantu badafite abana Imana ibaha abana. Yego. Ari we tuvuga ngo nimushaka mukomereke. Bivuze ngo nushaka ukomereke, sinaje kukomora, ahubwo nazanye ibigukomeretsa. None se n'ubundi uje kumbwira iki? Nimba utaje kumpa ibimpumuriza, n'ubundi ukaba uje kumbwira ngo nushaka ukomereke, n'ubundi ibikomere byanjye birakomeza byiyongera. Kandi uyu munsi wa none nagiye gusenga nshaka ikintu kinyomora iki cya gikomere. Wenda si uyu munsi cyangwa si n'uyu mwaka kuko ngiye kumubona, ariko mfite ibyiringiro. Byibura wenda ntahanye ibyo byiringiro, kuko nta kindi kidukomeza ni ibyiringiro. Kuko na Bibiliya yaravuze ngo ufite ibyo byiringiro ngaho nagira ate? Niyiboneze. Urumva? Nk'uko nanjye ngize nte mboneye. Uwo ni Uwiteka wabivugaga. Rero iyo ibyiringiro bihari, ibintu byose biremera kandi biranakunda. Birashoboka ko uyu munsi ngewe nta mwana naba mfite, ukaba nta n'uwo uzabona, ariko kugumana ibyo byiringiro. Nkaba mfite n'amakuru y'uko nta n'uwo nzigera mbona, ariko kugira ibyo byiringiro. Ariko kuko twamajije kubona abantu benshi baduciye imbere yacu bagatanga ubuhamya bw'uburyo bagiye bamubona, uko byagenze, nanjye nkumva mfite ibyo byiringiro. Noneho nahura nawe tunari kumwe ukandemamo ibyo byiringiro. Noneho icyo gihe ibyiringiro bije ndavuga ngo ibi yakoreye wa wundi twahuriye hahandi. Ubundi ni nayo nsanganyamatsiko y'ubuhamya. Yego. Ubu yakoreye wa wundi bya bindi twahuriye hahandi, ngiye yaburite kubinkorera kandi nyisenga ku manywa na nijoro. Ikibazo kirimo uburyo usenga Imana urabuzi. Buriya hari ukuntu nanone tujya tuba ngo turasenga, rimwe na rimwe tugendeye mu kigare. Ngiye gusenga, Angelique ngiye gusenga kuko numvishije yuko
Claudine agiye gusenga na mama Chantal bagiye gusenga, noneho nkagenda njyewe ngiye mbakurikiye ariko sinzi intego y'ikinjyanye gusenga, ariko nabashije kwicara nkavuga ngo ndumva nkeneye gusenga, intego yanjye icyo nkeneye gusengera ni iki ngiki, byakunda kandi burya na wa muntu ntiyazanga nkomeretse. Rero icyakomerekeje wa muntu cyangwa se icyadukomerekeje twese aho ngaho nuko yasavuga ngo ndagukomerekeje, nushaka ukomereke, n'ubundi nawe ntabyo afite byo kuguhumuriza. Nta muntu utanga icyo adafite, burya umuntu wese atanga icyo afite, ntabyo yari afite. Anje reka unyemerere, hari ukuntu rero ntangirana n'umuntu nkumva turi buze kugirana ikiganiro cyiza, akenshi na kenshi nkibagirwa yuko tugomba gusenga. Urumva ubu twafatiyeho, ariko kandi nanone reka twinginge Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro. Ndumva wadufashanya mu gasenga. Imana data wa twese, se w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana ikomeye, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana y'amahoro, nyir'ububasha, nyir'ubushobozi, turagushimiye kuko witwa uwera, uri ndiho kandi uzahoraho, uri Imana yacu bwite, uri rurangiza rwa burundu, uri umukozi w'umuhanga, warirahiriye uravuga ngo ubereye maso abagutegereje bose. Mwami, mu bagutegereje natwe twicaye aha ngaha turimo, hari n'abandi bazadukurikirana, abo nabo baragutegereje. Abantu benshi birengagije ijambo ryawe, nta kintu rikivuze, ariko ntuzirengagize umuntu Mwami uzaza hano kuri uyu murongo wa YouTube akareba iki kiganiro tugiye gukora, yarangiza akagitegera amatwi. Mwami, uzamuha umugisha, uzamugirire neza, uzahaze kwifuza kwe. Twebwe twese dufite ibyifuzo byinshi, ndetse n'abazareba iki kiganiro bafite ibyifuzo byinshi, natwe twicaye aha ngaha hari ibyo dufite, ariko buri muntu wese mu rwe ruhande uhaze kwifuza kwe, kandi Mwami umwuzurize rwose. Mana rero dutangiye ikiganiro cyacu, ubane natwe, duheje gukora kwa Satani, imigambi ya Satani yose iburizwemo, gukora kwa Satani kose kuburizwemo, imbaraga z'ijuru zururuke zihagarare kuri twebwe, uturinde umwanzi kirogoya, uturinde Mwami kwishyira hejuru no kwikakaza, uturinde kuko turi muri iyi si dufashe igihe mu ntambara, kandi intambara nta zindi nitwe dutuye hano muri iyi si. Ntabwo ibiti n'amabuye bizaza kutubera intambara, ahubwo twebwe ubwacu n'iminwa yacu n'imigendere yacu n'imikorere yacu, ibyo nibyo bizatuzanira intambara. Ariko ibyo byose turabicecekesheje kuko nta mumaro bimaze. Uwo duhaye ikaze niwe Kristo, ubane natwe kandi utugire neza mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Abantu bigire hino, yego, batera agatebe, yego, baze batera agatebe, yego, hanyuma bumva Imana. Ikibazo kiri hano kiri rusange muri iyi si, ni uko abantu batagishimishijwe n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntabwo rikitunyuze, kuko nkanjye nshobora gufungura nakumva ari ijambo ry'Imana ririho, nkahita numva nta kintu bari kumbwira, bivuze icyo abantu bamaze kubihaga, kandi ntabwo twagakwiye kubihaga, ahubwo twagakwiye kubiha agaciro. Ese ikibazo cy'amatsiko, ijambo ry'Imana rimaze gucuyuka, ni nka bya yakorasi nigeze kumva kera, ntabwo bakiririmba ngo navutse bavuga Yesu kandi bavuga n'imperuka, none igihe kirashize, mbese mwamuzaza ryari. Byaba ari uko abantu babyumvishe kenshi, buriya impamvu yaba ari iyo. Ntabwo ari uko abantu babyumvishe kenshi, ahubwo buri ibintu twumvishije kenshi twagakwiye kujya tubisubiramo tukabyuza, tukareba impamvu byaje kenshi. Yego, tukumva uburemere bwabyo, tukareba icyatumye biza, kuko uyu munsi wa none iyo ugiye mu rusengero ukumva nk'umuntu aravuze ngo dusome Yohana 3:16, uhita ubitekereza mu mutwe ukavuga ngo niga muri garidiyeni batwigishije iryo jambo rivuga ngo kuko yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese agire atarimbuka. Sibyo? Ibyo ngibyo ugahita ubyumva. Noneho wagakwiye guhita utekereza ukavuga ngo kubera iki iryo jambo nagize n'uyu munsi nkaba ngera mu rusengero bakongera bakaryigisha, ugahita utekereza igituma rihora riza.
noneho cya kindi gitumye rihora riza rikaba cyo uha agaciro. Rero uyu munsi wa none ntabwo ijambo ry'Imana ari uko rishaje, ntabwo ijambo ry'Imana ari uko rivuzwe cyane, ahubwo nuko abantu twamaze kubigira ndabimenyereye, kandi mu by'Imana ihaze nabyo birimo, mu by'Imana ihaze nabyo birimo. Aka kanya nshobora kubivuga gutya, wenda abantu bagahita bareba kuri visage bagahita bavuga uriya se ariko bivuga ari mu ntoki, dore ni wa wundi ni babandi bo mu macace n'ubundi twarabivuze, reka ndekeraho. Ariko rero reka nkubwire, yego, ntekereza ko abanyarwanda bamaze kurenga iki kintu cyo kuvuga ngo ni icaci. Ninza kuvuga ngo bamaze kurenga iki kintu cyo kuvuga ngo ni mu icaci, bikamita nkoresha uru rugero. Ku itariki 28 ndatekereza 28 mu itorero rya ADPR cya hafi, yego, harimo umuntu wari uri guhanura. ADPR tuzi ko ari itorero ry'umwuka, yego, ry'abanyamwuka, siripure ni abanyamwuka rwose pe. Uri kumva, tunemera batubanjirije hano batubonera izuba n'iyi saha. Niyo uri mu icaci hahaguruka umuvugabutumwa akavuga ngo naturutse mu itorero rya ADPR, ubu uzi ko mugiye kurya ibiryo bishyitse. Yego cyane rwose. Uri kumva, niyo umuntu ari kugenda mu nzira ukabona ari kugenda nk'umwa-ADPR, uhita uvuga uti byanga bikunze uriya koko niba akijwe by'ukuri ni umwa-ADPR. Yes. Ariko byarantangaje cyane aho mu itorero rya ADPR tuzi nk'itorero ry'umwuka, niryo torero rya mbere ryajemwo abahanuzi, niho hantu tuzi ngo Imana iravuga. Si ukugira ngo nkubeshye, niyo uri mu butayu umuntu akavuga ngo uri, wareba ukabona ni umwa-ADPR, tuvuga utureka manza Imana imurimo. Niko abantu mu mutwe twari twaramaze kubyisetinga. Yego cyane rwose. Ariko byantunguye aho mu itorero rya ADPR cya hafi bafashe umuhanuzi ari guhanura, kuko badashaka ko ahanura baramucecekesha. Bamucecekesheje warakomeza arahanura, ashyiramo akabaraga. Akeneye kuvuga ibiri muri by'Imana yamushyizemo erega. Arega ni umwuka uri kumuhata. Yego, ntabwo yitaye kuri wowe ugiye kumucecekesha, ahubwo yitaye kuri kumutoma. Wenda nina navuga aka kantu abantu bamanze babyumve. Iyo umuntu ari guhanura ntabwo aba yavuye mu isi y'umubiri cyane, ntabwo ubundi hari icyiciro uhita uvamo, hari isi uhita uvamo ugahita ujya mu yindi si. Ni nayo mpamvu umuntu ahabwa guhanura. Rero we yahanuye baramucecekesha, abyanze haza umugabo umwe, ni perezida wa korali Betesida, ahitamo rya kaci, amutera kaci, aramuniga. Abandi baraza barakubita mu rusengero, mu nzu y'Imana, barangije bakubita umuntu uri guhanura. Uri kumva, ibi mbivugiye iki? Mbivugiye ko niba aho tuzi yuko ubuhanuzi buturuka, abatubanjirije guhanura, umugabo umwe ni uwo muri ADPR yitwa Mugabo, yambwiye ngo nibyo twigiye ku birenge by'abatubanjirije. Izi saha n'abo muzumva mu icace n'ahandi hose nibyo bigiye ku itorero rya ADPR cyane. Utararivukiyemo akaba yaravukiye mu rindi, nawe yavukiye ku wavukiye muri ADPR, bivuze ngo ADPR ni sogokuru we. N'icace ryaje kuko ryaturutse kuri ADPR. Niba itaraturutse kuri ADPR, ryaturutse kuri ADPR. Yego. Uri kumva, rero niba bashobora gufata umuhanuzi bakamukubita, abantu tumaze kurenga isura y'uko tubonera abahanuzi muri ADPR. Aho umuntu yaba ari hose tubona yuko yaba ari umuhanuzi. Rero iki kintu cyambabaje, kimara kumbabaza ndavuga why not, nihe mpamvu abantu batagishaka ko abantu bahanura? Mbabarira umbwire. Uzi impamvu? Abantu ntabwo bagishaka kumva Imana. Abantu ikintu basigaye bashaka, turimo turashaka kumva yuko twebwe ukatubwira ngo ugiye kubona ibirenze ibyo wari ufite. Noneho mu kubibona wowe ntabwo ugiye kubibona kubera ko wasenze. Ntabwo tugishaka kumva Imana, ntabwo tugishaka gushaka Imana. Kuko ubaye ushaka Imana, ugaba ushaka kumva Imana, ntabwo wakubita umuntu ushaka uzanye ubutumwa bwiza. Buba n'ubutumwa bwiza kandi buba buje. Ubundi umwuka wera iyo yazaga
umuntu akajya kuhanura, twese twacaga bugufi tukaba dutegetswe kumva ikigiye kumuvamo. Ariko uyu munsi wa none abantu twamaze kubitesha agaciro, twabitesheje agaciro. Rero twebwe dukeneye ibyo tugenda bakatubwira, bakadusomera ijambo ry'Imana rikarangira. Ariko uyu munsi wa none, isi ya none ikeneye ijambo ry'Imana. Umwanditsi wa Bibiliya niwe wabyanditse neza, aravuga ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Ab'iki gihe rero ntabwo ari babandi twarenze, ahubwo n'iki gihe turimo. Kubera iki? Insengero zabaye nkeya, ivugabutumwa ryabaye rikeya. Ni igihe buri muntu wese yihugiyeho, ahubwo iki ni cyo gihe twagakwiriye kumva Imana cyane, tukayumva kuruta kwa kundi twayumvaga. Kuko twajyaga mu butayu tukayumva, twajya mu byumba by'amasengesho tukagira gute tukayumva. None uyu munsi wa none niba tugira umugisha wo kwinjira mu nzu y'Imana, tukumva bwa muntu tugize amahirwe Imana hari ikimushyizemo, aho kugira ngo duce bugufi tugiye kurwana. Ese turi kurwanira iki? Ni demokarasi tugiyemo, hari amatora tugiyemo, ngo wenda uriya muntu agiye kudutwara umwanya reka tumukubite. Ni iki tugiye kurwanira? Ni ikigaragaza rero Bibiliya yaravuze ngo ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi kigize gute? Gihagaze ahera. Urumva? Nicyo gihe tugezemo, ikizira cy'umurimbuzi cyaraje cyahagaze ahera. Noneho twebwe twambaye amakote, urumva, twambaye na bya bitambaro. Ibyo ni byo duhagazemo muri isi ya none. Wa mwuka w'Imana twamajije kumwimura, icyo dusigaranye ni amakote n'ibitambaro n'imyenda miremire. Urabyemera? Uzi impamvu? Impamvu ni uko umwuka w'Imana yamajije guceceka muri twebwe. Noneho na ka kantu kajyaga kaza kakadukubita, twumva ko tugomba kwegera Imana ikazana umwuka wera muri twebwe, ntako tugifite. Uyu munsi wa none turi mu mafaranga, mbese twibereye mu bintu bindi bya hano ku isi. Ariko umwuka w'Imana twaramujugunye, ntawe tugifite, ntawe tugifite. Mu nzu y'Imana ntabwo ari aho kurwanira, kuko tuzi ko mu nzu y'Imana ari aho gukirira, ntabwo ari aho gupfira. Noneho ufashe umuntu ugiye kumukubitira mu nzu y'Imana, kugiye kumwicira mu nzu y'Imana, kandi tuzi ko ari aho gukirira. Noneho umuhanuzi, umukozi w'Imana, reka nkubwire, niyo yaba yarakoze icyaha wamureka akavuga, ariko wenda nyuma ukamujyana ku ruhande ukamubwira uti ibintu wadukore ntabwo ari byiza. Tuzi ko waguye mu buryo ubu n'ubu. Ushobora kuba ukumuzi uyu munsi wa none atari ko ari. Tumenya aho byabereye, ariko aho twihanira ntabwo tuhazi. Ntabwo ujya kwihana ngo tujyane, wowe n'Imana yawe ntabwo nzi uko mubaye, sibyo? Ntabwo nzi uko mubaye. Rero ntabwo ikimenyetso kigaragaza ko uri umunyabyaha uko ngomba kugukubitira mu rusengero, ahubwo nakakujyanye we cyangwa kujyana ku ruhande. Ese ibi byo ntibyaba bifite icyo bisobanuye mu buryo bwa gihanuzi ariko bw'ijambo ry'Imana? Mpamvu nshatse kuvuga gutya, hari umugabo witwa Yehoshafati ndetse na Ahabu. Yego. Ni kimwe aho igeze kuvuga, Yehoshafati igeze kuvuga ati umuntu yari agiye kujya kurwana, agiye kujya ku rugamba. Yego. Avuga ati umuntu umiriza abahanuzi, bazana abahanuzi 100, niba ari 400, bose ngo bahanura yuko umwami azatabara, azatera kandi agatabaruka amahoro, agatsinda rwose, agatahana intsinzi. Hanuzi witwa Ahabu ngo aratekereza, aravuga ati ubu buhanuzi ntabwo buvuye ku Mana. Nubwo bahanuye amahoro, ariko ntabwo bivuye ku Mana, nta mahoro ahari. Mbonera nko kubwira abantu badukurikiye, nubwo mushaka amahoro, ariko amahoro ntayo. Mpamvuga ngo amahoro ntayo ni uko mwimuye Imana. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo nta mahoro yuzuye twabona mu isi. Yego. Kandi turi mu isi, wowe ushaka amahoro yuzuye se gute? Kandi waramajije kwimura Imana. Nimba ushaka amahoro, banza ushyira Imana mu mutima wawe. Wewe wamajije kuyimura, hanyuma uragiye ugiye guhanurira pasiteri umubwire ngo nubwo ugiye muri Amerika ni amahoro, dore ugiye gukurayo ubutunzi bwinshi, kandi ntabwo, nta na bukeya, nta na buke. Mperutse kuganira n'umuhanuzi, arangije ambwira ukuntu, ntabwo yambwiye ibihugu yari yagiyemo, arambwira ngo yagiye hari ibihugu nka 2 yagiyemo, ngo arangije bamuha amafaranga, ngo bamaje kumuha amafaranga ngo barayamwiba. Bamaje kuyamwiba, arangije arambwira ngo nuko ngo yari yavuye mu batinganyi.
ndamubwira nti none se abo batinganyi nimba wari wabasengeye bagakizwa kuki utasengeye n'ayo mafaranga ngo akugirire umumaro? ngo ubundi ntabwo nari kujya gusengera abatinganyi ngo amafaranga nyatahane. nahise mvuga wari wagiye gushaka amafaranga cyangwa wari wagiye gushaka ngo abantu bakizwe? ahubwo se kuko yarabasengeye barakizwa, none se ubwo umuntu cyangwa babwiye baramirira umutima kandi nta yababwiye amahoro kandi nta mahoro ahari. ubundi hari ibintu twitiranya. Njyewe nkaza nkakubwira ngo amahoro abe kuri wowe, kandi njyewe ntayo mfite muri njyewe. none se ndaguha icyo ntafite gute? mbere y'uko nkubwira ngo amahoro ni uko nanjye ngomba kuba nyafite. ariko uyu munsi wa none nimba ntayo mfite ndaguha icyo mfite. rero abantu benshi banze kubwiza abantu ukuri, banze no kuvuga Imana neza, ahubwo barayivuga bayiciye ku ruhande. barayivuga bayiciye ku ruhande. twebwe ntabwo dukeneye icyubahiro cyanyu cyahariye imbere ku ruhimbi, ntabwo dukeneye ibyo ngibyo, ahubwo dukeneye Imana. nta nubwo dukeneye ubuhamya bwawe ni bwiza, buratuzahura, bufite n'aho budukura, buranatwigisha, ariko ibyo ntabwo ari byo dukeneye cyane. uyu munsi wa none twarize, ariko nubwo twize ibyo twigishijwe twarabijugunye, cyangwa bamwe muri twebwe twaranabyibagiwe. kubera iki? twamaze kubona umugati, dusigaye tunywa agacyayi ka mu gitondo n'umugati, sibyo? rya shuri twaciyemo ubwo se twagibagiwe, twamaze kuryibagirwa. uyu munsi wa none rero ngewe ninza nkakubwira yuko ndi ku ishuri, iryo shuri nturi buryumve kubera yuko wowe wamaze kurirenga. icyo dukeneye ni ukongera tukiga, urugendo ruzaba rwiza. uyu munsi wa none rero niba udakeneye kwibuka aho waciye ngo wongere bigutere gushima, uvuga ngo noneho nibutse yuko ahantu nahaciye ndumva nkeneye umwuka wera muri ngewe. ese umwuka wera muri ngewe naza, araza asange meze nimba ngena nkagura umugati wa 2 nkawurya njyenyine, nkanywa agacyayi nkakanywa njyenyine, nagera mu rusengero nabona wa wundi wende ivumbi ryamurenze, afite icyo yaje gushaka mu rusengero, yajya hariya yatangira kuvuga nkavuga ati uriya ntabwo ari umuntu, ahubwo mugende mumukureho, uriya ni umuyobe. ese wamajije kureba, wamajije kwisuzuma, wamenye icyo yari agiye kuvuga? ahubwo ni uko wanze ko ari buvuge ku byawe. abantu benshi twanze Imana, twanze kuvuga Imana, urumva, twanze kuyivuga neza, urumva. rero icyo nakubwira, Imana iturindire mu isi itatwambika ubusa. aha nkuyemo ijambo rivuga ngo abantu benshi badashaka kumva ukuri, ni uko bashaka ko batavuga ku bibi byabo cyane. nta kindi kizatuma nza kugukubitira imbere ku ruhimbi, ni uko ntashaka ko ntamazi. kandi kuko ndi umunyacyubahiro, ngewe aka kanya nimba utangiye kuvuga mu ndimi ndahita nandikira runaka mesaje, mbwire na runaka, wowe baze bagucecekeshe, kuko ngewe mfite ijambo. niki kindi uri bukoreze? abantu twanze kumvira Imana, twanze gukorera Imana. rero ntitudacunga neza, isi iratwambika ubusa ku mugaragaro, kandi iratwambika ubusa turi mu makote, turi mu mishanana, turi mu bitambaro, turi mu mabaze, turi mu marishe no muri muerishe, urumva, turi muri za marewa, turi mu biki, urumva. Imana itwambika ubusa kandi uzi ko wambaye. icyo nakwifuriza, Imana ikurindire mu isi itakwambika ubusa. nushaka utera ibintu by'isi umugongo, kandi uku nguku ndi kukubwira nanjye niko nibwira. ntabwo ari wowe wenyine ndi kubwira, nanjye ndi kwibwira mu mutima wanjye. ese nanjye aho si wasanga uri kubivuga nisuzumye hari ibindiho, hari ibyo mpura nabyo, hari ibyo ngenderamo. Imana iturindire muri iyi si. isi irananije kandi iteye ubwoba. reka tubanze dusome iri jambo ry'Imana riri mu Kuva ibice 14 umurongo wa 3. haranditse ngo Farawo avuga Abisiraheli te, bahabiye mu gihugu ubutayu burabakingiranye. bahabiye kure, ubutayu bugize gute? Burabakingiranye. uyu ni Farawo wari uri kuvuga kuki ku Bisiraheli. Farawo arangije arareba Abisiraheli, arareba ati bari abantu bahabiye, ko bahabye bakaba barahabiye mu butayu, bakaba ntako batagize. rero n'ubundi ubutayu bwarabakingiranye, nta kintu bakivuze, nabo guhaba nyine, nabo kwirukanka hirya no hino. mbese hari abantu baba batureba bakavuga ati ubundi bari abantu bamaze iki? kari abo kwirukanka
ngabo bagiye mu butayu, bagiye mu biki n'ibiki byose. Noneho ugasanga tubayeho muri ubwo buzima, ubuzima budafite iki, budafite intego, ariko twebwe kuri twebwe intego turayifite. Ariko kuba tubona nka Farawo uyu nguyu wamajije kuvuga ngo ubutayu bwarabahabije, ubu nimushake mubareke, muririrwa mubabaza iki, ko bwabaheranye bwabakingirana iyo ngiyo mu butayu, ni ibiki birimo gutuma mubirukanka inyuma? Mwibutse yuko Farawo uyu nguyu nta kindi cyiza cyamugenzaga, nta cyiza cyavaga mu kanwa ke, urumva, nta na kimwe, usibye kudutera amabuye, usibye kutureba kumva ko ntacyo tumaze, usibye kureba. None se uribuka mu gihe cya Mose, nyina wa Mose yaramutwise, aramubyara ashaka kumubyara nk'abandi bana, ariko akimara kumenya ko atwite umwana w'umuhungu, avuga ati noneho kambaye ku itegeko ryatanzwe se kwa Farawo, kuzabyara umwana wese w'umuhungu azapfa, bazamwica, njyewe mbayeho, njyewe se nzabigenzana. Ariko yiga ubwenge. Abana b'Imana, Imana igiye duha ubwenge, Imana igiye duha ubwenge. Natwe muri iyi minsi imeze gutya, Imana iduha ubwenge, Imana iduha ubwenge. Arangije arareba aravuga ati namajije kubimenya ko nzabyara umuhungu, kandi uyu muhungu agomba kubaho. Arangije yibohera akato, yibohera akato, we yishyira mu kato, batekana yishyire mu kato. Uko ngiye kwishyira mu kato niko n'umwana wanjye ngiye kumushyira mu kato. Ngaboha akato, arangije akabohesha, agasiga ibumba, agabohesha ubushishi, ngo arangije akimara kubyara aterura Mose ashyira muri ka kato, aragenda agira ati atereka mu rufunzo. Imana iteza ubushyuhe umukobwa wa Farawo, arenga imbibi z'iwabo, arenga hehe, arenga muri pisine z'iwabo, aravuga ati ndumva nshaka kujya koga epfiriye. Ngabaje n'abagaragu barangije baramuherekeza, baragenda ngo bakigera ku nkombe z'uruzi, ngo bakireba hirya babona akantu kari kwinyeganyeza mu rufunzo, basanga ni Mose uri muri ako kato. Noneho ngo umukobwa wa Farawo akiri mureba, ngo arangije aravuga ngo mugende munzanire kariya kantu. Bakigapfundura basangamo umwana w'umuhungu, ngo arangije amugirira imbabazi. Mwibutse ko hari abantu batwitegeye muri ubu buzima, bakeneye kureba ikimwaro cyacu, bakeneye kureba isoni zacu, bakeneye kubona twakozwe n'isoni, bakeneye. Na mushiki wa Farawo rero nuko wa Mose nuko yari ameze, ngo yabwiye nyina, arangije amuga ateka kubayeho, ngo arangije amuherekeza, ngo ariko bageze ku nkombe y'uruzi, ngo arangije aramwitarura. Uzi ukuntu hari abantu batwitaruye, ngo aramwitarura ajya ahantu hitegeye kugira ngo arebe ibintu biri bumubeho. Ngo aramwitarura, amaze kumwitarura ngo aramureba, ariko ngo akimara kubona umukobwa wa Farawo amanutse n'abaja n'abagaragu, ngo baricara, bamaze kwicara, ngo arangije aragenda arababwira ngo ese ngo sinajya kukuzanira umurera wo mu Baheburayo kazi, sinajya kumuzana. Kubera iki? Umugambi w'Imana ntago ubora, umugambi w'Imana ntubora. Nubwo buhanuzi mbibwiriye muri kwanga ko butambuka, ntibuzabura, ntibuzanagaga. Icyo Imana yavuze kizasohora, icyo Imana yavuze kizigaragaza. Mwebwe nimutemera ko abantu bavuga, ibiti n'amabuye bizavuga. Nunagenda mu nzira ntibizakubuza kukwemeza iby'icyaha cyawe. Uyu munsi wa none dutinya ubuhanuzi, dutinye ko Imana ivugira muri twebwe, hagati muri twebwe mu iteraniro, ahubwo dukeneye ko Imana ivuga bucece, aho abantu batari, aho abantu batareba. Ariko mureke Imana ikorere hagati. Nimba tugira umugisha uyu munsi wa none hakaba hari insengero zigikinguye, kuki ahubwo uyu munsi wa none atari twagakwiye kubyaza umusaruro? Ahubwo kugira tubyaze umusaruro tukaba dukeneye kuwupfundikiranya. Si byiza nshuti zanjye, si byiza bwoko bw'Imana. Ngo umukobwa wa Farawo ngo amurebye amugirira ibintu, amugirira n'imbabazi. Ngo arangije aba ngo uyu ni umwana wo mu Baheburayo kazi. Yego turi Abaheburayo, turibo, turanabyemera, ariko tukurira mu maboko y'abanzi bacu. Imana iduhe gukurira mu maboko y'abatadushaka. Imana iduhe kuramira mu gihugu kirimo abanzi benshi badashaka ko tubaho. Tubeho kubw'umugambi wayo, ariko ntitubeho kubw'umugambi w'umwana w'umuntu. Rero Mose nawe yabayeho, kandi aba mu maboko ya Farawo utarashakaga kabaho. Arakura. N'izi saha turimo turagendera ku byo Mose yakoze. None wowe uri kwanga ko tubigenderaho,
ngo Imana itwibutse ibihe n'amateka twaciyemo, turajya hehe, turavayo turagana hehe? Ngo ubutayu bwaraduheranye burangije buradukingirana, niko Farawo yatwishimye haratubwira. Ariko uyu munsi wa none ni igihe cyo kuva mu butayu, ni igihe cyo kugira ngo igihe twazengurukiye twagendeye gihagarare, ahubwo twumve ijambo rya nyiri ijambo turihagararemo bikwiriye kandi bifite intego y'igihe kirambye, itari intego y'igihe nk'iki ngiki, ahubwo y'igihe kizaza. Nicyo turimo uyu munsi wa none, kubera ko turi gutinya ijambo ry'Imana. ariko rero ngo n'ubundi abakijwe cyane nizo nzahare cyane. Nta kibazo, nubwo twazahara ariko tuzahariye muri Yesu. Ikibi ni uko wazahara uzahariye mu byaha. Nimba hari ikintu cya mbere gitera umwaka kibaho, ni ukuzahara uzahariye no mu byaha. Nta bugingo, n'ubundi wikumva ibyaha bikujyoye kandi ubu urazahaye, nta n'iterambere ufite, ahubwo ufite iterambere ryo mu byaha gusa. Ariko ntacyo, reka tuzaharire muri Yesu. Muri Yesu harimo byose, harimo intego nzima. Reka mpereze ubutumwa abantu bakubise umuhanuzi w'Imana. Bamukubitiye mu rusengero? Mu rusengero rw'Imana bakamukubitiramo ari guhanura. Uyu munsi wa none akaba ari mu bitaro, akaba ababajwe n'inkoni mwamukubise. Inkoni y'Imana ibari ku bitugu, ibari ku bitugu. Mbagiriye inama rero, inama ngiye kubagira ni iyi ngiyi: muhaguruke mujye gushaka Imana, mwongere muyiyungeho, muyisabe imbabazi, kuko ni umutunzi w'imbabazi. Ihora idufitiye imbabazi kandi ihora iri kumwe natwe. Nshuti zanjye, muhaguruke mugende mujye gushaka Imana, mwongere musabe Imana imbabazi. Imana irongera itugarukeho kandi ubwami bw'Imana burongera buze kuri twebwe. Mwe gutinya, kuko Imana irahari kandi iracyakora kandi iracyafite iki? Mu kuboko kwayo harimo imbabazi. Rero ibyo mwibwira byose mureke amarangamutima y'imitima yanyu, ahubwo mwumvire Imana. Ikibiteye umunsi wa none nuko twanze kumvira Imana. Reka twumvire Imana, tugaruke tuyisabe imbabazi, nayo izatugarukaho. Ange, ndagushimiye ku kiganiro cyiza uduhaye. Reka mvuge ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha. Nawe mukunzi wacu wari ukurikiye iki kiganiro, ndagushimiye. Imana iguhe umugisha. Niba ari ubwa mbere ubonye ibiganiro byacu, nyemerera ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro bikurikira. Niba kandi wagikunze, nyemerera ukande like ndetse na share. Niba hari inyunganizi cyangwa ibitekerezo, reka duhurire muri comment tuganirize, turebe icyo twakora ndetse n'uko byagenda. Ange, hari ushobora kumva yavugana nawe cyangwa mwasengana, wamuha nimero ya telefone? Nimero yanjye ni 0782 27 29 74. 0782 27 29 74. Bino tuganire ku ijambo ry'Imana, bino twungurana ibitekerezo, bino dusengana Imana. Imana irahari kandi irakora. Kandi abakubona witonze gutya ntibamenya ko uri umuhanuzi. Aka nako nivugiye. Shalom, shalom. Shalom.